Nongeye kubasuhuza abakunzi bacu kandi mbahaye ikaze kuri channel yacu. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi mukomeze munogerwe n'ibiganiro byacu tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Rero uyu munsi ngiye kubereka ubusobanuro bw'intoki. Ushobora kureba intoki z'umuntu ugahita umenya imyitwarire ye, ukamenya personality yiwe, ukamenya uyu muntu ni muntu ki urebeye ku ntoki ze gusa. Ahubwo nkwibarize, ese wowe waba ufite intoki ziteye gute? Reba ku iyi foto ubundi uze kumbwira muri comment. Tugiye guhera ku kiganza cya A, aho usanga urutoki twambaraho impeta rusumba urutoki rukurikira igikumwe. Naho kuri B urasanga urutoki rukurikira igikumwe rusumba urutoki twambaraho impeta. Naho kuri C urabona ko urutoki twambaraho impeta rurareshya neza n'urutoki rukurikira igikumwe. Ibi bintu rero bifite icyo bisobanuye, ntugire ngo ni ibintu byapfuye guhurirana uko gusa. Ese wamaze kubona wowe intoki zawe zimeze gute? Komeza ubane nanjye ntujye kure, uraza gusobanukirwa neza icyo bishatse kuvuga tugendeye kuri ibi biganza bitatu bitandukanye. Kugira ngo umenye uko ikiganza cyawe gisobanura, rambura neza ikiganza cyawe cy'ibumoso, ubundi ugereranye n'ibi biganza uko ari bitatu bitandukanye. Urasanga kimwe muri ibi biganza gihuye n'icyawe neza. Tugiye kureba ubusobanuro bwacyo n'icyo bisobanura kuri wowe. Niba ufite ikiganza kibanza, urutoki twambariraho impeta rukaba rusumba urutoki rukurikira igikumwe, uri umuntu ukurura abantu cyane, uri attractive, uri mwiza, ufite ubwiza bwihariye. Aba bantu bafite ikiganza kimeze uku bakunze gukurura abantu cyane, ariko cyane cyane bagakurura abo badahuje igitsina. Usanga ari abantu bafite confidence cyane, bigirira icyizere mu buzima bwabo bwa buri munsi. Kabone n'ubwo ibyo agiye kujyamo byaba bifite risike nyinshi, aremera akabijyamo bitewe n'uko ari abantu bigirira icyizere. Ikindi kiganza cyitegereze neza, urasanga urutoki rukurikira igikumwe rusumba urutoki twambaraho impeta. Ibi rero bisobanura ko aba bantu bafite ubuyobozi bwo mu maraso. Ahantu hose yaba ari aba ashobora kuyobora bagenzi be. Uzasanga abantu b'abayobozi bafite ibiganza biteye bitya. Muzabyitegereze neza murebe, nubwo aba bantu bafite ubuyobozi bwo mu maraso ariko nabo bigirira confidence, ariko bakagira umujinya wihariye utandukanye n'uw'abandi bantu. Kandi aba bantu bafite ikiganza kimeze kuno bakunze kuba abarimu ndetse bakunze no kuba abanyapolitiki. Katurebe kuri iki kiganza cya C. Iki nabwo niwitegereza neza urasanga urutoki rukurikira igikumwe rureshya n'urutoki twambaraho impeta. Ibi rero bisobanura ko abantu bafite ikiganza kimeze uku baba ari abantu beza mu kuvuga. Ubwo twabita yuko ari intyoza. Niba abantu usanga bakakubwira n'amabanga ye yose nubwo yaba atabizi. Ni umuntu uzasanga afite intoki zireshya zose, aba agira umutima mwiza, aba afite umutima woroshye, n'iyo mwagirana ikibazo akubabarira byihuse. Mwabibonye rero. Nizere ko buri wese yamaze kumenya uko ikiganza cyiwe kimeze, yamaze kumenya uko intoki ze ziteye. Ese mwasanze zimeze gute? Zimeze nka A, ni B se cyangwa ni C? Twese tugifite intoki zitandukanye, dufite ibiganza bigiye bitandukanye. Uzasanga bamwe bafite intoki zireshya nk'uko twabibonye, ahandi zisumbana nka kuriya twagiye tubibona. Twese duteye bitandukanye. Uze kureba ikiganza cyawe urebe niba koko ubusobanuro twatanze bihura n'imico yawe. Mwakoze kubana natwe kandi ndabitse gukora subscribe ubu utarayikora, nawe wayikoze ndagushimiye cyane. Imana iguhe umugisha.